bisa nkaho uriya mugore we ubwe gusubira iwabo ndetse agahita akuramo n'impeta bivuze ko nta gacaca akeneye. Ku rundi ruhande yongeye gusubira ku isoko kandi yambaye ubusa, kuko niba ategereje ko hari undi muntu uzabona ubwambure bwe nyuma ya Vitali, ikibigaragaza nuko yakuyemo impeta. Kubera ko buri niba umuntu akubwiye atinyutse akakubwira ngo nuko muri inshuti ati buri mukobwa runaka uramuzi, ukavuga ngo ndamuzi, ati uramuzi neza, ati ndamuzi neza. Noneho mugenzi akamubwira ni nkaho yahigimye, buriya ngo nuhigimye abavuze. Icya mbere nuko nabagira inama yo kongera kwitekerezaho kabiri mbere y'itorero, basanga abashumba, cyane ko abashumba batari na kure, mu rugo harimo abadiyakoni mu mpande zombi, nabo babegere bajya inama. Bavuga menshi hakumva bene yo. Niba wari usanzwe ufite ibibazo byakuzonze, warabuze aho wakwivuriza, dore muganga gakondo uvura indwara zananiranye, harimo diabete, trichomonas, umutwe udakira, umutima, igifu n'izindi nyinshi. Igisubizo ni Dr. Tatsir. Uyu kandi avura akoresheje imbaraga za basogokuru, abafite ibibazo by'amarozi, ibihato, abo bateza amahembe, inyatsi, ndetse no kugaruza ibyibwe, kugaragaza abarozi, gucana inyuma n'ibindi byinshi arabibafashamo. Aragufasha aho waba uherereye hose. Hamagara Dr. Tatsir kuri nimero zikurikira: 07 98 44 95 92 cyangwa kuri 07 25 97 0973. Dr. Tatsir, wazi igihe. Reka nongere mbasuze kandi mahereze ikaze mwese mwese gukurikirana ibiganiro bya Iyawe TV tubagezaho umunsi ku munsi. Reka gwibutse ko turakora subscribe kugira ngo uyikore ujye ubona ibiganiro bigiye bitandukanye. Ntabwo njye mpimba rero ngira ngo murabireba ko turi n'umuntu hano w'umugabo, umupapa usa neza, umeze neza. Reka tumwakire tumureze ikaze ubundi tuganire tuziranye. Murakoze cyane. Amakuru ni meza. Amakuru ni meza, tumeze neza turaho. Umuntu bireba arebeye kuri kamera, kamubwire umugabo turi kumwe hano ni umugabo w'umusirimu cyane. Wambaye neza cyane. Murakoze. Ubona ko ari umugabo wiyubashye. Niyo tujye kuba tuganira, nagira ngo bimwe badukurikiye noneho nabo bamfasha kuguhereza ikaze. Yes, nitwa Pacifique Gashirabake. Ntekereza ko ntabwo navuga ngo abanyarwanda benshi baranzi, ariko harimo bakeya banzi. Umuntu akikureba arabona ko uri umugabo utuje, usa n'ubwo nk'atuje, ariko burya abantu batuje ku rwego nk'uru usanga ari abantu bari kuntu banatekereje. Murakoze cyane. Niyo mpamvu rero agenda bamarika ntumire uyu mupapa, ntumire uyu muvandimwe. Yego. Byanshimisha guhura nawe. Murakoze cyane. Kandi mu ikaze. Murakoze cyane. Nagira ngo dutangire n'ikiganiro cyacu, ngira ngo ntabwo tuze kuvuga ibintu byinshi, ahubwo nagira ngo tuze kurasa ku ntego, duse n'abavuga ku kintu kimwe cyangwa se ibindi. Mu bintu biracaracara kuri iyi mihanda niko twe tubyita. Ushobora gusanga we turi mukoresha, ariko namwe mu makuru agenda avugwa menshi agiye atandukanye. Ku isonga turajya ku uri buze kumfasha niba turi bubyite ngo ni amadini cyangwa se abanyamadini, ariko inkuru ushaka tuvugaho cyane ni inkuru irimo iravugwa cyane ku muvandimwe ngeri n'inshuti yanjye witwa Vitali n'umudamu we. Twagiye twumva byinshi, twagiye tubona byinshi, ariko ukuri kuracyari hafi aho ngaho, nta muntu uramenya ngo bifashe bite. Ku giti cyawe iriya nkuru wayumvishe gute, cyangwa se kugeza ubu ngubu urwego iriho urarubona gute? Murakoze cyane. Reka mbanze nshime ko mwanahisemo kuza kuganira namwe, kubera ko ni by'agaciro nuko hari ikintu mwabonye wenda hari ko umuntu ashobora kuba ashoboye. Ntangira ku nkuru yabo, ntabwo nabura kuvuga ko ari inkuru iteye agahinda. Ni inkuru iteye agahinda
ibabaje, hari ibintu biba bitumvikana. Ni gute umuntu ashobora kugira urugo rugasenyuka mu gahe gato nk'aka ngaka, amezi nta n'umwaka, kandi rufite no kuzagira ingorane nyinshi, kuko tutazi niba uwo mwana w'umukobwa gufata icyemezo akava mu rugo akagenda, nabyo navuga yuko ku rundi ruhande atari bibi cyane, bitewe n'icyo yashingiye hagenda, ntabwo turabasha kukimenya icyo ari cyo, cyane ko iki gihugu cyacu cyamenetsemo amaraso ku buryo binagoye cyane kuvuga yuko bitakongera iyo umuntu ageze kwihambira ku muntu. Rero inkuru ubwayo nyirizina irababaje cyane, birababaje cyane, kuko kugira ngo abantu benshi barayizi cyangwa se abantu bagiye bayikurikira mu buryo butandukanye. Yego, yaciye, reka byite ngo muri iyi minsi turimo turaprofita ikintu cyose kibayeho, umuntu akagera akacyuriraho akashingiraho akavuga, ugasanga hazamo n'amakuru menshi atuma noneho abantu ducanganyikirwa, ukareba se ndumva nde, ndareka nde, ugasanga nyine byabaye guprofitira mu kavuyo, umuntu ntamenye ngo ndafata ibyari ndeka ibyanjye. Ariko tuze gushingira ku byo nyir'ubwite, reka duse n'abahera ku nkuru uriya mukobwa yatangaje mu kiganiro yakoze ku Mavuta TV. Turebe ese impamvu yavuze yashingiye hagenda ku giti cye nk'umuntu mukuru, nk'umuntu ufite ubunararibonye, zaba ari impamvu zifatika. mu by'ukuri nta n'imwe navuga ko ifatika. Ndamutse mvuze ngo hari impamvu runaka ifatika nkurikije ibyo numvise, byaba ari ukwibaraguza. Bya bindi usanga abantu babura icyo bavuga, bakavuga bati runaka yagize atya, ugasanga umuntu agiye kukubwira ngo ariko nguzi ko runaka ngo yari arimo gutema igitoki, ngo mu gihe ngo atemye ngo umuhoro uramucika urazugwa mu isambu yawe. Kuko uburyo yaganiriyemo uriya mwana w'umukobwa yabuze aho ahera atobora. Njye ntekereza ko ukuri guhishe cyane kuri inyuma y'ibyo bo bombi bagerageje kubwira itangazamakuru. Abantu uvuga ngo yavuze ko yavuye mu rugo, ikindi yongera ko impeta atakiyambaye. Ubwabyo duhere kuri icyo gisobanuye iki, wavuye mu rugo rwawe wasubiye iwanyu, wakuyemo impeta y'isezerano, uri iwanyu. Ibyo bisobanuye iki ubundi ku muntu mukuru nkawe? Bisa nkaho uriya mugore we ubwe gusubira iwabo ndetse agahita akuramo n'impeta, bivuze ko nta gacaca akeneye, ntago akeneye umuntu uza kumwunga, ntago akeneye kongera kumva hari izina Vital, kuko yakabaye yarubashye isezerano bagiranye, yagombaga kugumana impeta. Ku rundi ruhande yongeye gusubira ku isoko kandi yambaye ubusa, kuko niba ategereje ko hari undi muntu uzabona ubwambure bwe nyuma ya Vital, ikibigaragaza ni uko yakuyemo impeta. Ndetse nkaba navuga yuko rwose ku rundi ruhande avuze ko ibyabaye ntacyo bitwaye, wenda n'ejo n'undi wese wamuzira yakongera akayambara. Gusa ntatinya kuvuga yuko nubwo yasubiye mu rugo iwabo ni byiza, ariko buriya yambaye igisebo. Yaba aramutse ari mukuri, yaba ibyabaye nta ruhare na rutoya bifitemo, yaba yari mu rwego rw'uko wenda yahunze itotezwa, kuko nta hana bigaragaza. Ubundi ikintu bita gutoteza mu rugo, guhoza ku nkeke, voilà, ubivuze mu buryo nyabwo amategeko abivugamo. Aramutse wenda mu gahe gato bari bamaranye, Vital yamuhozaga ku nkeke, akavuga ati ahari nshobora kuzavuga ejo nkabizira, ugasanga wenda hari ndakubiswe, ndishwe se, biracyari mu mutima we kuko ntabwo yigeze abitangaza. Gukurikirana ikiganiro yahaye itangazamakuru ni nkaho yashakaga gusa kwemeza yuko atakibana na Vital.
ibyo rero nibyo abantu benshi bashobora gushingiraho ngira ngo sinzi uwabikomojeho uvuga ngo ushobora gusanga ari mu mvugo y'ubu ngubu ni ugutwika uvuga ati bari ahantu bari kudukina bazasubirana ugasanga buri wese nyine kugeza uyu mwanya buri wese arimo aravuga mu buryo bwiwe akurikira amakuru arimo arabona ariko ngira ngo ukoresha ijambo rikomeye ngo ni ukwambara ubusa cyangwa se ni kwisubiza ku isoko. Yego, sinzi niba uriya mukobwa yarabikoze bitekereje kuko yavuze ko ajya kuva mu rugo iwe rwiwe agasubira iwabo nta muntu yagishije inama. Bishoboke ko atarazi uburemere bw'ikintu akoze, nabyo birashoboka. Ariko sinzi, yavuze ko nabonye ibintu n'induru mpitamo kugenda ntawe mbajije, ariko ntabwo yamenshonye ngo avuge ngo impamvu nyamukuru yatumye mva mu rugo ni iyi ngiyi. Hariho abantu bashobora guhera bavuga ngo ese ntabwo kuba ari ugutwika. Bibaye ari no gutwika ndaza kubikubwira mu mpande ebyiri. Bibaye ari ugutwika koko nka ya mvugo nyine igezweho muri iyi minsi, byaba byamuhiriye kubera yuko itangazamakuru ryose ririmo kugenda rimutunga kamera, muri make yaba we hiti yaba yabaye. Ariko mu bundi buryo navuga yuko yihemukiye cyane. Navuga ko yihemukiye cyane kandi yihemukiye kuva mu itangiriro, kubera ko niba urugo rushobora kuvugirwamo amagambo nk'aya ngaya twumvise mu minsi yatambutse cyangwa n'uyu munsi nyirizina turiho, urugo rwe yaba aruraze ejo hazaza kugira amakimbirane. Ese gira ngo buriya ngo kuba umuntu yagira amakimbirane mu rugo byaterwa gusa nuko ari bo ubwabo byaturutseho? Oya, abantu bashobora gushingira ku byavuzwe, kandi buriya nta nduru ivugira ku musozi ubusa, nta nduru ivugira ubusa ku gasozi runaka. Kuba rero Vitali yarashimye agakunda Diane, nyamara Plaisir nawe yaramukunze, bakagira uko bamenyana, Plaisir yemeza Vitali adashaka kumva, ni byiza kuba adashaka kubyumva n'urwego rwo kugira ngo yiyubake. Ariko buriya yakoze ikosa rikomeye cyane niba koko ari ugutwika. Ngira ngo uvuze kuri Vitali na Plaisir, bose n'abantu bakora akazi kamwe, noneho kandi no mu mujyo umwe, bose bakora ibintu bisa naho bishingiye kwiyobokamana cyangwa se ku idini. Abantu kuvuga ko yamuciye inyuma cyangwa se kuvuga ko hari ukuntu yakiniraga mu kibuga cya Vitali, ngira ngo bashingiye ku kiganiro, ku majwi nagiye numva menshi agiye atandukanye. Numva ari nk'ikiganiro Vitali yakoranye na Plaisir, ariko yagikoze kiriya kiganiro bagikoze kubera ko bari inshuti, kubera ko n'uyu munsi bari inshuti. Iyo bataza kuba inshuti ntiyari kumubwira kuriya. Ese nibyo twashingiraho tukemeza ko Plaisir yarabaciye Vitali? Kugeza kuri uyu munota njyewe nshobora kubyemeza gutyo nk'uko bivuze. Gukeka ni ibintu bya kamere yacu, ntago ndibuze kuvuga ngo 100% nibyo, ariko uwakeka yabikeka. Kubera ko buri niba umuntu akubwiye atinyutse akakubwira ngo nuko muri inshuti, ati burura mukobwa runaka uramuzi, ukavuga ngo ndamuzi, ati uramuzi neza, ati ndamuzi neza. Noneho mugenza akamubwira ni nkaho yahigimye, buriya ngo nuhigimye abavuze, aramubwira ati wowe mbuze imvugo nyirizina yakoresheje, ariko yabaye nkaho amusetse. Kwanza yaranamusetse, ntago yabaye nkaho yaramusetse. Kariya gaseko rero ni nko kumubwira ngo ntacyo uzi, ni nko kumubwira ngo ntacyo uzi, ibyo urimo ntabyo uzi. Kandi nura mwana w'umukobwa nawe wubwe yivugira yuko mu gihe bari binjiye muri gahunda zo gutegura ubukwe, yahise abona yuko ubukwe bwabo buri hehe, ibintu byose bari kubirengaho hejuru. Hari nayo mpamvu nabwira n'abandi bose bifuza kuzarongora, ni gute umuntu ashobora gutinyuka akarambagiza ahantu cyangwa akarambagizwa akazarinda agera ku munsi gutangira ibirori. Nivuga ibirori ndahera mu irembo,
ugasanga iwabo w'umuhungu ntibakuzi, iwabo w'umukobwa ntibakuzi. Rero ngewe ndahamya ntashidikanya yuko imvugo ya Plaisir yashyize hanze mu majwi ye bwite ivuga yuko yari azi Diane nkaha na hehese n'intara za kure ku mipaka ugereranyije na Plaisir ugumye mu murenge. No, za Vitali turamubara nk'umuntu uzi karitsiye atuyemo nk'umurenge. Plaisir we akaba agera ku mupaka yambuka. Niko umuntu yabivuga kuko arabihamya mu mvugo ye. Ngira ngo bari abagabo ni inshuti, niyo mpamvu ngiye ntemeranwa n'abantu bavuga ko ashobora kuba yaramuciye inyuma nk'uko abantu bivuga, ahubwo ibyo yamubwiye impamvu ngiye ashobora kuvuga gutyo. Burya ga tiyo turi ku bindyarya, niba ngo uyu mugabo turi kumwe yambaye neza, ndabireba n'undi wese arabireba. Nawe kuri iki kiganiro uzabona ko yambaye neza. Niba nandi Plaisir abwiye Vitali ngo uyu mukobwa we ni mwiza, ese ni Plaisir yabonye ubwo bwiza wenyine cyangwa n'abandi baramubona nkuko na Vitali yamubonye? Nicyo rero uriya mugabo nawe yavugaga, niko ntekereza ko na Plaisir ari byo kintu yavugaga, avuga ati ngewe umugore wawe twese turamureba, yaranabivuze, turamureba twese ko ari mwiza. Kandi ntabwo yabeshye, ntabwo yabeshye. Ariyo mpamvu y'abanyamukuru yo gushingiraho ko ashobora kuba amuciye, cyangwa se hari ikindi kimenyetso runaka cyaba gihari cyemeza ko yamuciye inyuma. Nidukoresha ijambo guca inyuma turaza kuba dusobanuye ikindi kintu. Reka tubivuge nk'umuntu, nibyo bivugwa. Reka tubivuge nuko abantu baba bazimije ngo yakiniye mu kibuga cya runaka nese agira stade uriya mugabo. Stade mu mvuga ya nyayo. Stade ntayo, ariko buriya nanone nituvuga ngo kumuca inyuma, wenda nyuma yaho nta kintu tuzi. Ubundi mbere yuko Vitali abana na Diane, Plaisir yari amuzi mu buryo burenze bumwe, kubera ko aranamubwira ati wowe uremeza gute ko ari wowe umuzi gusa twe tutamuzi? Vitali aramubwira ati njyewe icyo nzi mumuzi nuko mumuzi gutya mu mureba. Ahubwo Plaisir rwose niba nanyumva, bravo, wagize neza cyane kuba utaratinyutse kuvuga yuko wenda hari yahoze ari inshuti yawe kugira utica ubukwe bw'abandi. Ariko imvugo nanone yakoresheje ahigima amubwira ati uko umuzi natwe ubwiza bw'ubona natwe turabubona. Ariko ntabwo yabeshye by the way. Uriya mwana w'umukobwa ni mwiza, kuburanga ni mwiza, nawe urabibona, twese turabibona. Diane ni umukobwa mwiza. Ikosa rya Plaisir rero nuko niba hari amateka yigeze agirana na Diane, yaba ataratanze umwanya wo kugira ngo yibagirane. Yibagirane gute? Niba warabanye n'umukobwa, reka mvuge nkawe w'umusore cyangwa w'umugabo, niba warabanye n'umwana w'umukobwa, ushobora koko kwifuza yuko ibihe byiza mwagiranye byakabaye bikomeza. Ariko niba wafashe umwanya ukabona hari undi muntu wamudatinze kuko we mutakiri kumwe, ntabwo ushobora cyangwa ukwiye kubigira impamvu ituma wongera kubikurikirana. Nibaza ko bariya ari Plaisir, ari Diane, ari Vitali, ni abantu tuzi nk'abantu b'abarokore, n'abantu bo mu idini. Ntabura kuvuga ko bari abantu ibyo bintu batabigenderagamo, nko kuba Plaisir by'umwihariko yari afite umugore, Diane yarakiri umukobwa. Sibonye ko ashaka yaba yaragiye muri iyo mikino. Birashoboka cyane, birashoboka cyane. Erega buriya agakiza ntitukakabarire mu byo tureba. Agakiza ntago ari kukabarira mu byo tureba, kubera ko nyuma yo kuba umuntu akijijwe aba afite intama ebyiri zimugendamo. Intama ebyiri? Aba afite intama ebyiri zimugendamo. Iyo umuntu yakiriye agakiza, aba ari intama imbere y'itorero n'abitwa ko bamwizerera muri icyo kintu. Akagira indi ntama ya kabiri imubamo, noneho itagira n'ubwoya yogoshe.
ureba ugahita ubona uruhu rwayo ari rwo umuntu ashobora gushingiraho avuga yuko nyuma y'agakiza umutimanama w'icyo nyir'ubwite witwa ngo ni umukizwa ukijijwe, uwo murokorwa intama agendana muri we itagira ubwoya niyo ye niwe we. Kuba njyewe narashatse umugore ntabwo bikuraho yuko nshobora kugira amarangamutima. Rero igihe mfashe icyemezo nkavuga ngo ndagiye, iyo niyo ya ntama yindi itagira ubwoya ndiho mvuga, igenda mu muntu, ibiri mu muntu ni ikinyamaswa kiri aho kizi kwibombarika. Rero ntago nabura kuvuga yuko yaba ari Plaisir ataba yarakoze amakosa akomeye cyane niba yarashatse ko ashobora kuba yakomezanya ubumwe na Diane. Vital we navuga ko ari inosa, ariko kuva tutaramenya neza icyatumye Diane afata icyemezo cyo gusohoka mu nzu, Vital nawe aracyafite ikibazo dukwiye kuzasobanukirwa, akatubwira ati njyewe icyo nkeka cyatumye umugore wanjye ava mu rugo nuko wenda yambwiye ngo wenda sinzi kuvuga neza, n'urugero. Ariko mu gihe bombi nta n'umwe uratinyuka ngo avuge ngo impamvu nyamukuru ni yatumye njyewe mva mu rugo cyangwa se yatumye umugore wanjye musakuriza niye. Hari n'igihe wasanga wenda yarumvise abantu bavuga bati Plaisir uramuzi, uziko akigenda iwawe, cyaba ari ikibazo gikomeye cyane, bikaba intandaro. Ariko kubera ko nta kibombi bari batangaza, ni ba marayika bigendera. Ariko buri umugore yasohotse mu nzu nuko umugabo we yabyanze pe, yabyanze. Ukurikije ukura umugore yesha impamvu na Vital ubwiwe akaba ntacyo aratangaza, bari abantu nta kintu kini baduhishe gikomeye tutazi. Birashoboka cyane, 100%, 100%, kandi impamvu zirahari nyinshi. Iyo nza kuba nk'aba bandi barara bigisha nimugoroba ngo zirara zishya, hari n'igihe twavuga tuti wenda yarahageze biranga, Vital byaranze, usanga viteze ntabwo zikora, ugasanga hagurukira muri 5 kandi 5 wenda umwana w'umukobwa ntabyo azi. Ariko Imana imbabarire ntabwo ari cyo nari nshatse kuvuga, ahubwo nuko impamvu ziba nyinshi cyane kandi bazi ukuntu nabisobanura. Gusa Plaisir niba bifitemo uruhare akwiye kugawa. Wenda reka tuharenge, ahubwo reka turebe ubundi muri rusange, reka tureke Vital na Diane, turebe ese impamvu yagatumye umugore asohoka mu rugo akagenda zimwe zakabaye izihe. Impamvu zishobora kuba nyinshi, ariko reka mpitemo nk'eshatu gusa. Reka dushingire ku mateka iki gihugu cyacu cyabayemo. Iki gihugu cyamenetsemo amaraso menshi cyane y'abana b'Abanyarwanda. Kuva cyamenekamo amaraso cyabaye nk'aho gifite icyo nakwita hafi nk'umuvumo, kandi uwo muvumo uzakurwa nuko Abanyarwanda baziga, duhereye ku bari kuvuka ubu, baziranenge abakuru ntibakajye babasukamo bya acide byabo bafite basazanye. Gishobora kuba umuntu uyu munsi ashobora kwitekerezaho agasanga naguma kugumana na wa wundi runaka babana, swata ashobora kuba ari umugabo cyangwa umugore, bishobora kuzamuviramo urupfu. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, hari ukuba ushobora kuba uzi ko umugabo cyangwa umugore hari akageso runaka yari afite kakanga gushira, none ugatangira no kwibona hakiri kare. Iyo mpamvu rwose nayo nayitangira umwanya. Umugabo cyangwa umugore utakubaha kandi ari cyo kintu wigeze kwifuza, ndetse byanarimba ntugaragarizwe n'impamvu tubahwa, yaba umugabo yaba umugore, kuko buri wese akeneye icyubahiro. Nubwo usanga Bibiliya ivuga ngo abagabo ngo dukunde abagore, noneho abagore bakunde
Bibiliya ivuga ngo abagabo dukunda abagore batugandukire. Niba umugabo abona ko byanze kubera impamvu runaka, rwose aho kugira ngo hazaveho ibintu byo kwicana, umwe yagenda. Nubwo imbere y'Imana itorero ritabyemera, nta mugore ukwiye kwahukana. Ariko twagaruka ku muco wacu, umugore yahukanye umugabo nuko haba hari ikibazo runaka, rero aba akwiye gukurikirana akavuga ati se iki ngikemure gute niba umugore wanjye yahukanye, akagenda akabwira iwabo ko hari ikintu dupfa. Ikintu kibabaje kimwe gusa kigaruka mu buzima bw'Abanyarwanda, hari igihe uvuga ngo abantu baranakwitabaje ngo muganire ku kintu cyatumye basenya, ugasanga ntabwo bakubwiye icyanyacyo cy'ukuri. Ugasanga umugabo arakubwiye ati uyu mugore njyewe nsigaye nza nkabona arangaburira ibiryo bita ku meza. Umugore ati uyu mugabo nanjye yaje amafaranga yajugunya hariya ku kabati mu cyumba cyangwa se ku buriri cyangwa hehe, agahita yigendera, hari ukuntu mbona njyewe batampaye agaciro. Nyamara wajya gukurikirana ugasanga ikintu bapfa ntaho gihuriye n'ibyo bakubwira. Ariko hari igihe nyine kigera ibintu bizamba. Wenda aho ngaho wari ukoze ngira ngo hari ikiganiro nakurikiye kimwe, ni umuntu wavuga kuri iyi situwasiyo, avuga ngo amafuti y'umugabo hari ukugera mu rugo akakuzanira abana. Ese Diane, hari abana afite yakuye mu gasozi ugasanga ntabo, se ntahaha ugasanga ibyo arabikora. Ukibaza mu by'ukuri impamvu yatuma umwana w'umukobwa ku myaka ye mike, amezi 6 bakoze ubukwe, ashobora ngo I live. Ni igihombo gikomeye. Icyo kintu ntushobora kucyumva. Wakurikira ikiganiro yakoze, yakaba ari umuntu ufite ukuntu yabaye tushe na situwasiyo yaciyemo muri aya mezi 6. Ni make umuntu abakiri ibikomere n'ibibisi, agakora ikiganiro cy'isaha irenga, tudakuyemo ibyo beditinze wenda bagakata bitari ngombwa, akakirangiza ubona nta n'amarangamutima yatuma arira. Uwo muntu afite impamvu yo kuba yagenda koko, cyangwa birahuza aravuga ngo ni ugutwika? Igiye kubisubiza mu buryo bune. Icya mbere, hari ukuba Diane wenda yarageze kwa Vitali, ni ugukeka kuko ntago mbizi niba ari ukuri. Hari ukuba wenda yarageze kwa Vitali agahita atangira kubona challenge y'ubuzima yifuzaga muri Vitali. Hari icyo bita gutimba mu Kinyarwanda cyangwa se mu Kirundi. Gutimba, umuntu aragenda agapfira mu mutima, agapfira iyo ngiyo. Niba yarabibonye agitangira, ashobora kuba yarahise yiyakira nk'umuntu uhuye n'ibyago, akagenda akavuga ati nyine ubu ndahiye nyine. Igihe kikazagera cy'amezi 6, umutima waramaze gutimba, warabaye nk'ibuye, yaramaze kwiyakira. Yego, nubwo bifite ingaruka. Icya kabiri, ashobora kuba ataragize amarangamutima ari yo yose, kubera ko wenda imyaka yimubwira ko gusenya nta kintu bivuze, akiri muto. Niba yaragize amahirwe akanataha ahubwo adatwite, ndaza kubyita amahirwe, kuko buriya abantu basenye bagasigarana hagati yabo, reka mbyita imbogamizi nubwo ari amahirwe ubusanzwe, akaba bafite umwana mu maraso ataragera igihe cyo kuvuka. Erega uriya mwana bazagira ibikomere igihe azavuka. Avuka asanga se na nyina batabana, atangira ashaka kumenya amakuru kubera iki papa atabaha ngaha, umwana agakurana igikomere. Icyo si icya kabiri. Icya gatatu, birashoboka yuko imiryango nyuma yo gushyingirana nayo yabigiramo uruhare. Diane, waduhishe ko uriya muhungu ari uwo kwa runaka na runaka na runaka, kandi tubaziho ibi n'ibi n'ibi n'ibi. Ugasanga impamvu nanone igiye guturuka. Cyangwa Vitali nawe bamwegereye bakambwira ko Vita, ubundi wewe waranasaze, uzi ko twagiye kureba kwa Diane tugasanga ni kwa runaka na runaka na runaka wa runaka. Ugasanga hagiye kuzamo ibintu
biturutse mu miryango, ugasanga nta muntu n'umwe wemera ko umuryango wa runaka umugenderera. Uko kwanga rero yuko wamugenderera bishobora kubyara indi mpamvu. Icya kane rero gishobora gushingira ku byo bafite mu rugo. Wambwiye ko nitubana uzaba ufite ibi n'ibi, igihe kikagera ugasanga ntabyo umusore afite. Umukobwa nawe nari nzi ko uzatahana ibi n'ibi, numvise ngo hari ibyo yamubwiraga ati ibyo byihorere wikiruga ubishaka ngiye uzazana ibi n'ibi, bikeya bishoboka, ugasanga abandi babibonyemo ikibazo. Ni bwa buzima. Sibwo ntibyaba byarishwe n'abajyanama, naho uko ari igihe usanga umujyanama aje akaba impamvu avuga ati wowe urimo urategeka ati njyewe ibi nzabyikora mu buryo bwanjye. Undi akakubwira ngo oya siko bigenda. Mu by'ukuri buriya urugo n'abantu babiri, urugo n'urw'abantu babiri, ni umugore n'umugabo. Niba umwe yumva ko iki ngiki ku bwumvikane twagiranye tubishyire muri uru ruhande, yego, uriya muntu siko bigenda, bigenda uko, ugatangira kwishyira mu mwanya utari uwawe. siwe gitera. Reka ukoze hasi unyibutse ibuye. Yego, buri gihe cyose uzaba ufite ubukwe, umuhungu cyangwa umukobwa, ndakomeza kubigarukaho ku mpande zombi. Uriya muntu wa mbere ukugira inama, nkunda kubibwira abantu benshi iyo bariho bari mu muhango wo gushyingirana, ndetse niyo hageze gutwikurura, cyane ko buriya abakobwa bagira n'amahirwe, bagira ibyitwa za bride shower, ariko ntabwo umusha wibaho. Ntabwo abagabo bagira umwanya wo kushawuriwa, bagira umwanya wo kugirwa inama, usibye kwa padiri gusa na pasitoro kujya kwiga. Ariko ba bantu twita abajyanama ba mbere, njyewe nka Pacifique, iyo nje nkaza kukugira inama, ujye wumva ibyo mvuga, ntukumve ibyo nkora. Nanjye reka mvuge nka ya mvuga iharizwe. Hari igihe naza kukugira inama nkakomeza nkwiyegereza cyangwa niyegereza umugabo wawe cyangwa umugore wawe, ugasanga nanjye mfite target yo kuzasesera ahantu hamwe ntavuze, wowe uzi ngo ndi umujyanama wawe gusa. Njye nkunda kubibwira abantu benshi ku munsi wabo w'ubukwe, ntabwira njye ndi kuvuga ibi, ariko ntabwo nkwiye kwizerwa 100%. Kuki se ntagaruka mu rugo rwanyu nje kurusenya nitwaje ngo nabaye umujyanama w'imbere? Ariko ibyo bintu bikunda kubaho. Buriya reka tujye dukoma wa mugani wawe, uravuze ngo nkoze hasi ntibutsibuye. Yego, ariko reka ngire ngo ujye ukoma urusyo komena ingasi. Yego, umuhungu n'umukobwa bamaranye like imyaka umwe cyangwa ibiri, bari muri dating. Yego, barakundana. Ntituzi igihe babanye, ariko nzi ko ubu ngubu ikoranabuhanga ryarabikemuye, sigomba guhura amaso ku maso. Kuri telefone umuntu abana n'undi, ugasanga uzi buri munota ikintu cyabaye mu buzima bwa mugenzi wawe, sibyo? Yego, aba bantu uko babanye by'ukuri bose barishimye, baraseka, ntawe urabona ikintu kibi kuri mugenzi we. Muri make barishimanye. yego. Ejo umuntu akavuga ngo ariko ati ubundi runaka uramuzi? Ndamuzi. Runaka kubwira uzi, wemeye kuzi, ni runaka umaze imyaka 2 muvugana mu gitondo, mukibyuka, mbere yo kwiborosa, mbere yo kwihumura, mwavuganye. Yego, amazi kunywa icyayi agiye mu kazi, mwavuganye. Pause cafe mwavuganye, kuri lunch mwavuganye, mbere yo kuryama mwavuganye. Buri munota urawuzi, muba muri kumwe, ni nkaho muri kumwe. Umuntu agaturuka hirya bwate, ariko ati runaka uramuzi? Ndamuzi. Ati runaka rero buriya ntimwashobokana, mumaranye imyaka 2. Ikibi utarabona muri iyo myaka 2, umuntu uri hirya iriya akaba ari we ukibona, wicara akamushushanya, akamutekerereza, akakikwereka. Ariko inshuti ntango, inshuti bagendana wowe urazizi. Yego, kandi musohokana kenshi, muhura nazo bari kumwe, muvugana bari kumwe, umusura bari kumwe. Umuntu kuza inshuti atari nziza. Ari abajyanama bo tuzabagira bati, umuntu kumvisha ukuntu umuntu muzanye ku rwo rwego mutazashoboka no mara imyaka 2 ntacyo muragirana. Buriya
hari ibintu bibiri bijya bijyana Eh, birunganirana. Ukuri gusa n'ikinyoma kandi ikinyoma gisa n'ukuri. Amagambo nk'ayo niba yakubwira ntabwo biba bisobanuye ngo uri robo. Robo niyo babwira ikintu cyaba kitari mu bintu baprogrammye kuri yo ikagifata nk'aho kitabaho. Buri muntu naza kubwira uzamutega amatwi kubera ko ushobora kwibwira yuko nta kuri kurimo kandi nanone umuntu naza donc muri izo nzira zombi hari igihe umuntu ashobora kukubwira inkuru ari iya nyayo we ntubifate nk'ukuri cyangwa akayikubwira ari ibihuha kugira ngo aguteranye. Iyo ugeze aho kugera ku bana rero n'umugore cyangwa n'umugabo uba ugomba kugira akantu k'ubushishozi. Barambwiye ni byiza ariko wizamuka ngo uhite ujya muri plafo utangire utekereze ko koko ibyo bakubwiye byose ari ukuri cyangwa ngo uhite wumva urahangayitse cyane urumva ugiye no gusandara guturika muri wowe. Ahubwo icyiza wowe shakenge ibintu byose ubitware gake wige mugenzi wawe. Birashoboka ko baba bagukanguye hari igihari kimwe nk'uko babikubwira bashaka kugira ngo baguprofite babone ahantu baseserera muri wowe bakwinjirira. Erega reka nkubwire icyo kintu ndacyumva uvuga ndacyemera ariko noneho reka nkubaze n'urugero. Yego. Uri garafere wanyishyuriye minerivare warancumbikiye nabayeho neza kubera wowe. Uraje urambwiye ngo uriya mukobwa wo kwa runaka ntabwo muzashobokana. Buriya umuntu ajya kumenya ko runaka bakundana haciye iminsi runaka. Yego. Njye naradetinze mpera kuri 0 turamenyana turakundana bigeze kuri urwo rwiza. Ariko uraje rimwe na rimwe ngira inama ariko kizo n'igitsure cy'uko hari inshingano yagize kuri njyewe. Yego. Sibyo? Bita binumvikana vuba cyane. Nimbere garafure ngo hoya winyobya niwe ari kuzambara ingofero n'urugero niwe ubuzima bwanjye bwashingiyeho ngiye kumubabaza rimwe na rimwe turanashwana kubera ko yambwiye sinumva reka impamvu batari reka bivemo reka mwubahe ntibishoboka. bibaho cyane na cyane n'ababyeyi barabikora ugasanga hanyuma y'urukundo rwawe baruseseyemo batangiye kukumvisha ko umuryango wo kwa runaka bawuzi bawubonamo igitotsi kimwe n'izo nshuti nibwo warumbajije. Iyo utangiye rero kubakira ku bushobozi wo guhaye ubushobozi burya ntabwo uba ugiye kubaka kugira ngo wowe unezerwe wishimishe, uba ugiye kubaka kugira ngo umushimishe. Kandi urugo ntago ari urwe, urugo ni urwawe. Biteye impungenge cyane rero igihe wabyubakiraho ukumva ko kuba mukubujije bihita bihuriramo udashyizeho ubugororangingo nawe ngo wishakishirize amakuru nyayo wakabaye ugenderaho ushingiraho. ngira ngo ni byinshi byiza ko twagiye tugarukaho ariko reka tugaruke ku mpamvu nyamukuru. Reka duhereze ubutumwa by'umwihariko buriya ingo zasenyutse uyu munsi cyangwa zasenyutse ejo cyangwa ejo bundi ni nyinshi ariko impamvu ruriya twarugarutse cyangwa se abantu barutinzeho bikaba byinshi bikaba birebire ni uko nyine hari urwego bariho, hari ukuntu bazwi, hari ukuntu bamenyerewe, niyo mpamvu byatinzweho. Nanabigaruke mbabwira ngo Vital na Diane bafite ukuntu bashobora kumva ibi byose bakumva ibivugwa, batanze urwaho, buri wese aravuga icyo ashaka, buri wese arahinda icyo ashaka, buri wese arabyumva uko ashaka. Ariko reka tubagaruke tubagira inama mbere y'uko dusoza, noneho tubaho ubutumwa bubagenewe ku mpande zombi. Yego. Dufashe babwira ati ariko buriya bwose bavandimwe amazi yarenze inkombe, ntacyo munengera, mwarabanye mwabaye umugore n'umugabo imbere y'Imana, imbere y'umuryango, imbere y'inshuti, imbere y'amategeko. Nubwo bimeze gutya ariko biracyashoboka. Turebe inama tukabaha kugeza uyu munsi ni iyi. Urakoze cyane. Iyo nama
numva njye ku ruhande rwanjye mfite gutanga, naza no kuyiha n'abandi nyuma y'uko yaba ari Diane na Vitali. Icya mbere ni uko nabagira inama yo kongera kwitekerezaho kabiri. Umwe muri bo, undi bagerageze biyumve, bamenye icyatumye bajya gukora ubukwe. Bashakaga kugira umuryango, kandi nta muntu umwe ugira umuryango ubaho. Umuryango ni ku mpande zombi. Bari bakwiye rero kongera bagahura nyuma y'izi nkuru zose zitandukanye zagiye zica ku bitangazamakuru bitandukanye, bo bagahura, bongera ibibazo. Harya ubundi kuki twayemeye gufata icyemezo tugatumira imiryango tugakora ubukwe? Nubwo iyo ukurikiranye inkuru zagiye ziba, wumva ubukwe bwarabereye muri plafond, abandi bari kubukurikiranira hasi muri salo, kuko bagiye batumira abantu mu rwego nakita, benshi bagiye baza nk'ikigari batazi ibijya mbere. Rero bari bakwiye kwicara, umwe agafata icyemezo agatumira mugenzi we, bagira amahirwe y'uko bitaba, bakongera bakabisubiramo. Kuki ubundi twasenye? Icya mbere hari kuba barubatse, kuki ubundi twifuje ko tugomba kubaka tugakora ubukwe? Icya kabiri, kuki twemeye gusenya? Njye ngafite icyemezo nkagenda, nuko numvaga byandenze, undi numvaga byandenze. Ese bashoboye kubyikemurira ubwabo? Niba bashoboye kubyikemurira, byaba ari amahire, bakongera bakabisubiramo bakabicoca. Niba kandi badashoboye kubyikemurira, nakomeje kumva pare marene ntacyo, ariko bakwiye no kugaruka mbere y'itorero. Bazi imbere y'itorero basanga abashumba, cyane ko abashumba batari na kure, mu rugo harimo abadiyakoni mu mpande zombi, nabo babegere bajya inama. Ariko niba impamvu zarabaye ku ruhande rumwe, umwe ntashobore kwiyakira, agafata icyemezo cyo guhita agenda nta kintu abwiye mugenzi we, ni ukurengera. Rero nibongere bahure, bahana umwanya. Niba badanashaka kongera kubonana amini kubana, baba inshuti z'akadasohoka. Ubwo mbonereho mbwire rusange abantu bose bitegura kugira ubukwe, bajye bakora umuhango wo mu Kinyarwanda bita kubaza ubukwe. Yego. Hahandi njyewe niba narashimye umwana w'umukobwa, ntago bihagije kugenda nkabwira iwabo gusa yuko ngo umunsi runaka nifuza kuzabagenderera. Njyewe nk'inama natanga ya mbere ni uko nasaba bariya bombi, Diane na Vitali, bongere bafata akanya, bahamagarane, bahure. Wenda reka tureke iby'abagore n'abagabo, bahure nk'inshuti. Niba bataranarambagijanyije bihagije, bongere barambagize, barebe se ubundi umunsi batekereza ko bashaka gukora urugo bifuzaga iki. Ni ukutwereka ko bifotoje gusa, cyangwa bifuzaga kuzagira urugo rufitemo umuryango, abana, papa, mama. Rero niba bashingiye ku bushuti bwifuza kuzagira umuryango, bazatana n'ibibazengurutse, batane n'ababashyiramo amagambo atari ngombwa n'ari ngombwa, batane n'uruvugo, batane n'igisebo. Wenda tugize amahirwe nk'uko ugeze kubikomozaho, baba bari gutwika. Ariko bibaye atari ibyo, ni agahinda gakomeye cyane. Rero indi nama natanga, reka nyitange mpereye ku babyeyi. Ababyeyi babana na Diane nibamwicaze, bamutega amatwi, gusa ntibahutireho cyangwa ngo mu byo bamubaza bimubazanye uburakari. Ababwire impamvu nyamukuru yatumye afata icyemezo cyo kuva mu rugo. Niba yumva nk'ababyeyi bakumva ari impamvu ifatika bashingiraho babwira umwana ngo agume mu rugo, bazamugira inama yo kuhaguma. Ariko nanone nibumva bidahagije, bongere bagaruke, babivugane nk'imiryango. Niba bidakunda baze mu itorero. Erega mu itorero nicyo tuberaho. Baze mu itorero,
rijya inama rirebe ikiri ngombwa n'ikitari ngombwa, niba hari n'ibyo umwe atujuje bamufashe kubyuzuza. Akaba ari cyo rero numva navuga mboneraho no kubwira bamaze kubaka ingo yuko kuba baragize amahirwe zikaba zimaze umwaka 2, 5, 10, 20 ntago bisobanuye ko babaye ibihangange ko ari cyo gitumye baramba mu ngo. Oya, ahubwo mu rugo ni ukwiga, buri umwe wese akiga ingeso za mugenzi we, kuko iyo ucogoye gatoya ni nk'urutete ruvoma amazi, iyo ushyize mu mazi ugahita uzamura buri mwenge ucamo amazi, ariko iyo ubishatse ukagenda uhoma amazi agenda aca hamwe, ibyo byo ntibyabura, kuko urutete ubusanzwe uko rwubakitse rufite imyenge myinshi. Rero nibashyire hamwe, niba bigifite igaruriro bigarurirwe hafi bitaramara kubyara amatiku, kuko ubeje mu gitondo Diana azongera byuke cyangwa Vitara byuke avuga ijambo rishobora gukomeretsa mugenzi we. Rero buriya ngo hari amagambo menshi ntihabura ibicumuro. Reka tubasebere ku Mana kugira ngo bazongere bagire urugo rwiza, kandi nibitanakunda ubwo ababigizemo uruhare bose nyuma yaho niba arabo kwigaya bazigaye, kuko iyo umuntu yagize urukundo rugatambuka ntabwo bisobanuye ngo ni iherezo ry'ubuzima. Murakoze cyane. Ngira ngo reka tuhere kugushimira, tugushimire inama utanze, tushimira ko witabira ikiganiro cya TV, ariko tunongere tunabwire bari abavandimwe, ngiye mfite n'inshuti yanjye, twari twaziranye n'inshuti yanjye, ndanamushimira ko ntacyo aratangaza kuri byose byabaye. Uyu munsi mbona abonye poste ye, mbona yashyizeho ari kumwe na madamu we n'umuryango, bigaragara ko aracyamufite muri gahunda, aracyamutekereza. Asigaye na Diane we wafashe umwanzuro ko mu rugo ashobora ngo reka nongere ngaruke mu rugo, kubera ko niko kubaka. Ntibafata icyuho kubera ko twavuze buri wese ari kuvuga ibyiwe, ariko burya ni ibyabo uko ari babiri. Reka tugushimire ko witabira ubutumire, dushimire abantu badukurikiye n'abateze amatwi iki kiganiro cya TV, tubwire ngo ibiganiro byo nakagaruka, turabakunda cyane. Sinabura kugenda ariko nabwiye abantu bakurikirana ibiganiro byanyu kuri Yawe TV ko bagomba kwibuka ubutarakora subscribe kuba yakora subscribe kuri Yawe TV. Ni ibintu by'ingenzi cyane. Izi nkuru kandi mujye muzisangiza abagenzi banyu, kandi ako kazogera ntimukajye mukibagirwa kugira ngo message cyangwa se ubutumwa video nshyashya ikigera ahabona nawe telefone yawe kubwira ngo tebuka ikiganiro cyageze. Urakoze cyane. Murakoze cyane namwe.